nimureke two guha satani akato mu ngo zacu, mu mashuri yacu, mu kazi kacu, cyangwa se aho tugenda mu nshuti zacu, kuko iyo tutababariye cyangwa se dukomeje gushyira urwango hagati yacu, tuba duhaye umwanya satani. Ariko iyo twiyunze, tuba tumushyize aho agomba kuba, munsi y'ibirenge byacu. Iyo tubabariye cyangwa se iyo twiyunze, tuba duhaye Yesu umwanya mu buzima bwacu, mu nshuti zacu. Twebwe nk'abakristo dukwiye kuba urugero rwiza rw'abantu batazi Imana. Nibabona dukundanye, bazashaka kumenya iyo Mana ituma dukundana nubwo abantu baba baraduhemukiye. Niho tuzabwiriza ubutumwa bwiza, tuvuga tuti umuntu witwa Yesu niwe wabidushoboje. Naho se nidukomeza kwangana, ni uruhe rugero turimo turaha